reka basubize. Bravo. Ndashaka kumva ijwi ryanjye se. Bane kubaba bayobozi b'intara ya Musanze, bane kubaba mushinzwe umutekano, nyakubahwa umuyobozi wa Mashariki, namwe bane kubahwa mwese bakunzi bacu, bakunzi ba sinema, ndabasuhuje cyane kandi nishimiye kuba ndi hano. Nashimishije cyane. So hano ngira ngo reka mbere nk'ubegeraho gatoya cyane cyane kuri meko. Niba cyane ntari abantu bakunda sinema, ntari abantu bashaka kuzakina filime se, icyo muzanga ni mukizi amasomo first, hanyuma uzarangije kuya 6 wese azashakishe nimero yanjye, ashakishe baraza kuza kubabwira aho mwakura nimero yanjye, sibyo? Hanyuma buri wese uzarangije kuya 6 mwemereye ubufasha kumufasha agatari ntabwo kuja mu buzima. N'abandi bakuru ntabwo impano ijya ita agaciro. Niba ukunda sinema ushobora kuyishyigikira mu bundi buryo bwawe, ushobora kuyikina, ushobora kuyikora, ushobora gufasha abayikora. So mwese murararikiwe kugira ngo mukomeze kudushyigikira, mukomeze gukunda sinema. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Murakoze cyane. Kugira ngo tubigenze neza, uretse kugenda gaga, uretse kugenda avugiye bamwe mu baje kera muri uru ruganda bose hamwe. Reka duhamagare baze rero, hamagare muzehe mwakoze muri filime Brand Series, muzehe Rudasingwa, muzehe Leke, papa rwose mwakinze muri byose, batandukanye rimwe, muzehe Rudasingwa mwakoze muri Brand Series, Mota Eugene mwakunze Papa Rwasa. Reka mpamagare Papa Shafi Damuri Feremani, umukomere amashimisho cyane. Reka mpamagare umubyeyi nkunda cyane w'intara y'Indore, mwumve abakobwa mushaka kumva ijwi ry'intara y'Indore, mugira gutya. Aha, muraho neza, ndabakunda cyane, ndabahobeye. Reka twari tumwanya kuko hari abandi benshi bari buze kuza kuvuga, ariko turi mu gikorwa cyo kugira ngo mudutore. Mwebwe abanyeshuri ariko harimo abatari abanyeshuri, turagira ngo mukomeze muduhe amahirwe. Ese ntabwo mwakishimira ko nanjye nagenda muri iyo modoka? Ariko harimo abaturage batari abanyeshuri mutari kuvuga. Ko mwana mutishimye? Murishimye? Imana iri kumugisha. amashyi menshi cyane kuri Antoinette w'intara y'Indore. Munyemerere umugabo we ntabwo ari sinema gusa, yabaye mu buhanzi imyaka myinshi cyane. Yakoze poeme cyangwa imivugo, yakoze one man show, yabaye umutahira, yabaye umusimuruke, yabaye umusaza usanga abageni. Yitwa Papa Sava, aramariza imyaka 30. Papa Sava menshi cyane. Ndabasuhuze mu masegonda abiri uvuye n'ubutumwa wawe. Twishimiye kubana nawe, ariko ikintu cy'ibanze nuko twabisabwe kandi natwe tubishyigikiye.
gutera igiti bibe ibya buri muntu wese urahangana. Ikindi cya kabiri, isuku ku mubiri, isuku y'umuntu aba n'isuku mu bwonko, abantu bakirinda amacakubiri. Hanyuma rero mw'abana mwe urumva mwiga byinshi tutaramenya, batubwiye ngo tubabwire kuko muri ijwi rikomeye, mubwire n'ababyeyi banyu namwe nutubona mutangire mugire umuco wo kwizigamira. Turagendana siko bimeze, ntabwo ndi bubasaba kugira ngo munore nk'abanyeshuri, ariko ndabasaba ngo musengere kubera ko nujuje imyaka 30 mu buhanzi, nzuzuza izindi 30 nanone. Amashyi menshi cyane kuri Papa Saga. Hari akantu kare batubwiye bavuga ngo keep Musanze turebe. Ibyo ni twebwe bireba, twe dukora bimwe namwe mubyiruka. Munyemerere mpamagare umumama dukunda muri filime bamenya, yitwa Mamita. Mamita muramukunda muri menshi, amaze igihe muri Uganda. Imikoro y'amashyi menshi cyane. Amashyi menshi cyane kuri Mamita. Reka mpamagare undi mugabo mukunda cyane, ariko reka nsaba abangaba babanze batambuke bisubire mu byimbo byabo. Iyo umuntu ageze mu zabukuru buriya uba ushatse kumuhagarika umwanya. Munyemerere amashyi menshi cyane. Twakira umugabo mwakunze muri Papa Saga, mwamukunze muri teyatere kuri radiyo nka Cyungo, yitwa Tigidungu. Amashyi Nikoti niyo batozaga ikipe yacu. Yagerageje kumukorera amashyi menshi cyane. Amashyi menshi cyane asobanutse koci. Ndabasubije mu kipati. Nitwa Digidigi Jean Bosco, umwana wo ku ifishi. Kuba Uwiteka ni bwo. Kuba Uwiteka ni bwo. Ntuzaraye udasomye umurongo umwe mu gitabo, yaba inkuru ndende cyangwa ingufiya, kugira ngo umenye byinshi. Amashyi menshi cyane. Nurangiza uzagire disipurine, wige neza kugira ngo bizaguhe agaciro, bigahesha umuryango wawe, bigahesha n'igihugu cyawe, ukore ikinyuranyo ubundi utere imbere ubutiza. Ndabashimiye cyane. Aravuga ngo Imana ni byose, reka tuvuge ngo God is good. All the time. Amashyi menshi cyane kuri Imana yacu. Abana b'abazima n'abamugisha. Munyemerere abana muri hano ni ibintu muzi cyane. Umusore muto yitwa Ravaneri, muramuzi kuri TikTok, muramuzi kuri Instagram, yakirwa muri filime The Saver. Ravaneri umukomere amashyi menshi cyane. Mwamenye Kigali Mumama, mwamenye content creator, n'umwana mwiza cyane. Arakoze cyane. Reka abakunda filime musaraba muri wewe. Aha, nyine twakira umukobwa mwiza witwa Isimu cyangwa Sara. Sara amashyi menshi cyane kuri Sara. Amarero filime bamenya, hari umugabo waje yigisha diaspora. Witwa Diaspora Timo. Amashyi menshi cyane kuri Diaspora Timo. Atambuka cyane. Hari undi mugabo mukunda, ntabwo ari kurushanwa muri festivali, ariko abenshi muramuzi. Yitwa Njuga cyangwa Kadogo muri Seburikoko. Amashyi menshi cyane kuri Kadogo. Kadogo kubasuhuza mutazi imbere, ubasuhuze. Nahariya. Arakoze cyane. Abakunda filime umuturanyi, harimo umukobwa mwiza ukina ari umugore wa Kadogo witwa Muganga Nadia
atandukanye pia umukomere amashusho menshi cyane muganga. Aha abakoze cyane abareba filime yitwa Love Sketch hari umukobwa mwiza cyane mukunda witwa Ndahiro Natasha. Tasha Ndahiro amashyi menshi cyane abareba bamenya muzi umukobwa mwiza utajya yorohera tuko wote witwa Eyes. Amashyi menshi cyane kuri Eyes atambuke afite amaso meza cyane. Abareba umuturage mukunda umukobwa mwiza tumwita Rusa ariko muzi nka Linda. Amashyi menshi cyane kuri Linda. Abakunda sohoka muri rero amashyi menshi cyane kuri sohoka. Abarebye filime impanga abarebye filime zitandukanye hari umugabo witwa Scott. Amashyi menshi cyane kuri Scott. Abarebye umuturanyi hari umugabo wakinnye yishyura cyane akina ari umukire yitwa Ben. Amashyi menshi cyane kuri Ben. Kuri Ben. Abakunda Papa Sava ntabwo namukunze wenyine afite umugore mwiza cyane bita Mama Sava. Amashyi menshi cyane kuri Mama Sava. Munyemerere mpamagare umukobwa mwiza cyane n'umumama Imana yahaye umugisha w'urubyaro rutangaje yitwa Kechapu. Abakuze turema n'amashimwe turema David Boss ni producer na director na mwanditsi abakuze kapitani na Julius wabitini igitego. Reka abakunda inzira y'umusaraba niba utazicisha urabasha ntuyikunda. Amashyi menshi cyane kurutiza Cisa ahaguruka Cisa. Abakunze filime My Heart abakunze filime zitandukanye mwakunze umukobwa mwiza cyane ejo bundi shira waraguze ngo bagomba kubana ubuziraherezo. Abakunda biki amiko menshi menshi cyane. Abakunze filime nkawe kasi mwakunze umugabo witwa Shafi mumukunda muri filime bamenya yitwa Teresa Pole. Amashyi menshi cyane kuri Pole. Amashyi menshi cyane kuri Shafi. Aya mashyi menshi muri amere bamenya n'umushoramari muri filime bamenya umugabo utangaje. Andi mashyi menshi muri amere Karaptori Kidogo. uyu ni ugiye guhamagara wenda nuko ntari umusore ngende umugabo uri marire ariko wenda kuba ndi umusore ari kuba ntamukunda yatwise amagweje. Amashyi menshi cyane kuri Aisha. Abakunze filime zitandukanye abareba filime indoto abareba content kuri YouTube heza umugabo witwa Mutamu na Burungoni.
Raise your hands. Abayarafumbe impanga, abayarafumbe nyinshi zitandukanye, abayarafumbe kandi n'ishuzi. Ari ibintu byiza cyane bitwa Noella. Amashyi menshi cyane kuri Noella. Ndagira ngo rero mu masegonda make cyane murashaka ko ari bavugira buri wese. Ugiye gutanga ijambo ritoya uhagarariye bagenzi bawe basigaye. Ijambo rya Peter ndajya kuri ruhande nawe mwite nyumba kuba ngaho tuze twumve Peter kusohoza ndashimye cyane n'uruhande rw'abana gukomeza aho ngaho muzavamo abantu barindwi. Amashyi menshi cyane kuri Peter.